ijambo rimwe ipfukamira imana yose imana ndavuze nakubajije ikintu kimwe wapfukamye wapfukamishijwe napfukamye we wapfukamye yapfukamishijwe oya kibwa we muru yesu we bate amenya cya kinigari cyane cyiza man jatani ushaka gukunda tsire umukunde umukundisha n'abantu oya tsire n'umwana mwiza ako sacu apa bate nagoza n'umuntu w'amafoto oya ni benshi ako maze iminsi nanjye nta nshuti ngira nawe narakwaye eze ko wanyituyeho ngabonye umugore reka ngiye kubwira ibi ngabonye agenesta nta mugore na Esther ntabwo reka nkubwire impamvu manje muri no minsi nimba ariko imana ibikora simbi yabonye ngo amafaranga oya mane uyu munsi nuko muri no minsi hari akazi kenshi kandi urabizi nanjye mba ndimo ndarwana n'ukuntu nabona ibiryo abari dukomperinze na story yo kubaye ukuntu wari umeze cyagiye n'ubu ngubu asa amateka arahindutse yani gake mane ariko bikugenda bihinduka life is good reba phone usigaye ufite uvuye ku mizi ndagarutse wakubise ngo wawe gupfukamishije ko barapfukamishije narapfukamishije tubwire nyine niki cyaki kuryoheye wapfukamye kugira ngo nyuma amavi kugira ngo akujye niki cyagushimishije hano se urumva byarashimishije wakwemeye ibyishimo ibyishimo nuko nari napfukamye ntabwo tukwaje impamvu wapfukamye ahubwo mwipfukama ryawe ni ikihe cyagushimishije cyakiri hano ku mwanje ishati nikundira cya gikorwa kirekire cyaje n'ibyo mukati cyo ku ruhande wa dage amakuru ndiko yafata yose ndiko yafata yose hano ma ako wanaje ko nta kibazo hano ye ninde wagiye gwa mitsingi yanditseho ngiye sizane manitse bate nyibwira kuri Afromedia ubuzima bwawe nayo akwino cyane komeruka yarazimye yagiye kuzamuka kurya kantu ko kuzimanga shira betatsi no cyane yari yarazimye yasa si mu rugo se none yarongeye irazuka si mu rugo hano cyangwa nukubikora gusa bikitwa ko abibitse yego sacho nawe tuneze tiyeri muteranya avuga ngo mfata ikiganiro nka cya product imyaka 8 ishize mu myaka 8 iri imbere siwe wabyukiye muri mitsingi siwe wabyukiye muri mitsingi ari nge namwe se nindi kunywa mitsingi wowe ino nambara niyo wanyiza isaje ko nasanze uri kunywa mitsingi wowe nizira ndi kwinywera akajiki igisheke ushika abantu bazi ko ndi umurokore se uzi ko naguze tife kujya nyange kwa Gitwaza akoje ari ahantu Jose ahantu pateri gusoma message kuntu bamubwiye ngo mwana wangashaka inkoko cyangwa ese pati abagore urabizi inzozi ugiye korera nde cyo daje se nabyo reba byabikeneye aka nikore ijya nese musubije cyo mukobwa mubwira ati turareba ni ngera ese pati ufite utumaze gutenda abakobwa bangahe nta n'umwe mwana kandi ujya uvuga ngo ufite umwana ariko pati nawe uri umwesikuru nakubeshya Sajamani nabashaka kunyinjirira kandi ngiye mu rushubwenge abazungu ajya avuga ko afite umwana cyangwa wumva bavuga ko wajya bivuga mu kiganiro yakoranye na Tsiri twakoze na Tsiri yavuze ngo iki yego ubwenge bwanjye ntabwo mbukoresha kwiyogoshesha umutwe wanjye ntabwo mukoresha mu kwiyogoshesha afite umwana yabaye muto ku musatsi bamubwiye ko afite ubwenge ko ateye cyangwa bamubwiye ko ateye yavuze ngo afite umwana ntukemeze ibintu wadaje use wari kutubeshya kiyaza mwana wawe undi umuntu yenze izi nzoga yarazi indimi zose cyamonyereka niyo mpamvu pateri iyo amaze gutsinda ahita atangiye kuvuga igihindi pateri
tuno turore mani ni tushaje cya kindi cyo muri hasi ariko amacagusa iwe kare ikintu umuntu ategereza gukora uramenetse ariko pati ntabwo nk'uko mumaze kubimenyera muri content zanjye kuko nkunda reality ntabwo tujya dutandukana nagukoresheje ikintu utatekerezaga ni igikirere nikore ikintu ugiye kunkorera sibyo ugiye kumumagara Bobo ndarenze urumva kuri kamera mubwira ngo Bobo ni ukuri tw'Imana uba numva nagusanga oya urabimubwira gutya wumve Bobo afite imisatsi myinshi umutaka ugendeye ku misatsi ye Zimbabwe ndetse kumwe cyagiye umutaka none se Zovu mugiye Bashangazi. Byanyabyo. Bite shushu. Meze neza. Niyo muri makuru. ni challenge Uri esera. Ese yapfuye. Ushaka kubwira ko nkukunda mwana. Nijoro none se ko nabona guri kwirukanka nayo yirukankaga none se Bobo Sajo ni ikigoryi mana sinari kunyosha ngo nkubwire oya se kandi ndi kuri yacu hano yenga arimo arambwira ngo nkubwire ngo nzakubomorara ngo nzakubomora Bobo oya mome monso mome Bobo nego yakagripe kiranengushe nari nyibwe ngo kinkwere challenge urumva kikubwiye ngo kiragukunda cyacyo kizakubomora twumve reaction yawe nagise kikubwira ngo Sajo ngo turi gukorana none se nyine agomba kubishyiramo akarambya kari puranka rese yaragumutinganya none kandi dushaka reaction turi kuri kamera turi kuri kamera twagira ngo twumve wowe wararangije nyine wowe warangije kubona umugore ajya umugore ushaka umugabo yedekara tumwetsiye ringe ntago nyendimo yo tayari nyine patera isa nengo mungure byera arabizi ko najya njya kuri kamera n'amajwi nyine nta n'uwamenya ariko mungure byera wasanze imana uburiki bena kunganje nari muhagaze neza happy man igihe narwaye akagripe karangi ambwa se turasambanira kuri kamera zareka tuyiveho gakomeza wirire amve cyo nacyo rero rekana n'indaya henuri n'indaya mureka enuri rega enuri ninjira nari musindishije yego Henry ntabwo yarazi ko turi kuri kamera aridumukira atazi ibyo ari byo ni wowe babwiye ukura gushyize hanze ni wowe wagiye kwishyira hanze okay see bimeze bite ntaribe wamamagaye James see mujyane muri challenge cyangwa mubwire mubwira imibare mani okay kananye mubaza ikibazo mugabo ni challenge ni yawe mu challenge mugabo ni burayi bukuye mugabo burayi bukuye mugabo
umugabane w'Aziya umugabane w'Iburayi ngo wakuri muri Aziya. subiramo ako kantu. Umugabane w'i Burayi uba mu kuwe mugabane. ku mugabane w'Iburayi Uri muri Aziya se wari uyivange. ese wikuye natoromye barakuroze cyangwa natoromye reka nkubaze akabazo bigize kubaza nka nzovu wumve munsi tugiye kureba ubwenge bwa Thierry n'ubwa nzovu baguhana indege ivuye urumva mu Rwanda ijya Nairobi ikoresha urumva amasaha 72 uvuye mu Rwanda ijya Nairobi amasaha 72 iyo igaruka mu Rwanda sibyo ikoresha iminsi 3 kubera iki ibyo bintu bitinda kubera iki biba byagenze igenda ikoresha amasaha 72 igaruka igakoresha iminsi 3 ntawe bitandukanye Ubundi amasaha n'iminsi amasaha 72 ni iminsi 3 n'iminsi 3 ni amasaha 72 birahora Ladies and gentlemen, Twarize. twagira ngo twumve Thierry imibare y'ukuntu ihagaze ariko aradukomye. Kuba warakoze subscribe kuri Afrimedia Rwanda ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Wajya no kuri Zone Vibes ugakora subscribe hose ni mu rugo ugakomeza twibanira 5/5. Wajya no kuri Patel TV show ugakoraho subscribe hose ni mu rugo. Nta kintu muzatuburana duhari. Jya muri comment tubwire ushaka tuzagukorera ihe challenge. Ubu gahunda ye ni challenge. Ese gahunda y'ama challenge tsigengo uyumva gute? ni neza cyane Ni challenge yo gutunga inyini igiye gutesha umutwe nakoze ngati cyarase. Nagukore. challenge yo kumwe mpamagara umuntu ngo ndamukunda rero mutinda Uhamagaye umuhungu. mpamagaye umuhungu aramanyina bambara mama Kuri Zone Vibes. yarantutse Gira icyo bisabira kuri Afrimedia. kuri Afrimedia Rwanda cyambere nabasaba ikindi mukomeze subscribers Uza subscribe. mukore subscribe sharing comment n'amarayika Bate. then uri kumva noneho bajya no kuri Zone TV Vibes. show bajya no kuri Zone Vibes kandi kariya kazogera neza gihe murambivuga Batere bamukunda. mukanda kazogera Bate. Ariko umaze kubona ko abantu bagukunda. basinze bakira abantu baranyumva Twibwirira aratungusoza. ubwo nyine nanjye mu nkore subscribe nanjye njye ku bufaranga bwa channel dore mwe mwaraburiye nanjye numve kuntu bimera nanjye ntazaba hano abahungu birwa bastabiriza Yes, reka tugushimire cyane ko warakoze subscribe kuri zone none. Aho wakora subscribe hose. uko tugiye kujya dukorana amakorabo Wakora kuri Zone Vibe, wakora kuri Patel TV show, wakora kuri Afrimedia Rwanda. Wowe ni by'agaciro gakomeye cyane witeka akomeze akomere umugisha. Nge uri kumva ni Kinyafrika original cyangwa se Saju 250 cyangwa se unyite Saju mwiza. Banyita Saju mwiza. Wala subscribe tubane 5/5. Bye bye ciao. ibi ni ibiki Saju murebere na nuza